kirageze amabanga yose agiye kujanze uwambaye isura yundi arikanga ukuri kuraje awugiye umwaye twari inshuti twari umwe mu nzira ariko inyuma y'inseko harimo ibikomere byinshi wafashe ubuzima bwanjye nk'ikinamico utekereza ko kuri kutazigera kumenyekana ijoro rirakira ibanga rirabuka amasezerano uruzinduka uwabikiriye akayose none se akabazo k'amatsiko wowe ko muri kino gishanga urimo urakoramo iki ahubwo se utarambaza icyo ndi gukoramo mbabarira umbwize ukuri amakuru ndimo kumva ngo ari muri uyu mudugudu ibintu ngo biteye ubwoba n'ibiki bimeze gute ngiye ko ntari kwisobanukirwa ibyo ari byo ibintu biri muri uno mudugudu ni ibintu biteye ubwoba kubera yuko mu myaka yashize yo hambere hari umugabo wari ubitse amateka menshi witwaga Rukundo yari afite umuhungu witwa Cyaka uwo Rukundo ubaye utamuzi cyangwa utaranabyumvise ubundi se wumva bavuga ngo iki rero ibintu bye izo nkuru numvise hano muri uyu mudugudu ntabwo nize mbona umuntu ubinsobanurira neza gusa barambwiye ngo hari ibintu ngo biteye ubwoba ku buryo mbese ngo abantu bose bahungabana ntabwo rero nasobanukiwe nyine kuko urabona ndi mushyashya nyine muri uyu mudugudu ntabwo ibyawo mbizi cyane urumva haciyeho igihe kinini cyane mu myaka yashize nk'uko nari mbikubwiye uwo mugabo yaje gupfa ariko ntabwo yapfuye urupfu rusanzwe ahubwo yishwe n'abantu bo muri uyu mudugudu amaze no gupfa biba amabanga kandi byaragaragaraga ko yishwe kuko yapfuye urupfu rubi nanjye ubu nubwo ubona ndimo ngenda nta n'ikintu nkibasha gukora uzi ko uwo mugabo bamwica nari mpari nubwo mbikubwiye gutyo umera nk'utabyumvise nta n'icyo mvuze muri uyu mudugudu uzanabyitegereza saa 10 nta muntu uba ukiri hanze bose baba baryamye ujya wumva umuntu bita Cyaka ndatekereza ko mu magambo wumvise bavugamo umuntu bita Cyaka uwo Cyaka rero nawe yari amaze imyaka myinshi adahari abaturage bo muri uyu mudugudu bazi wenda ko yaba yarapfuye noneho bagiye kubona babona uwo Cyaka araje kandi ni umuhungu wa Rukundo birumvikana hari abantu bamwishe hari n'imiryango y'abamwishe abantu bahita bahagarika umutima urumva bafite ikibazo cy'uko baba bagiye gushirira muri gereza cyangwa se nyine bakabiryozwa no mu bundi buryo noneho ubundi ndamenya mbikubwira gute hari ikindi kintu kiri muri uno mudugudu cyo ngo cyitwa Shubu nta nubwo ndanakibona aho kujya kubona ukabona abantu baragwiriranya abaturutse hari baragwiriranya abavuye kuvoma amazi bakayamena abari batetse nibabe bakiriye ugasanga inkono zaraye ku mashyiga zitanahiye noneho nanjye ubwoba mfite n'ikibazo mfite ndibaza Cyaka ahurira he na Shubu kari ibintu bibiri byadutse muri uyu mudugudu kandi biteye urujijo gusa urabona nanjye nkibasha gukora twese twacitse urukendero uvuze ngo hari ibintu uzi ubitse mu mutima wawe muri wowe uzi niko ubwo wowe wumva utuje ubwo wumva utekanye mbabarira umbwiza ukuri nimba uzi ibintu uzi amabanga ashobora gukora ku baturage ku baturanyi bawe kuki ariko ntabwo uzi ko baca umugani mu kinyarwanda ngo urukira mu kasoro batwara ushobora kwishira ibintu nk'ibyo kuko wa mubyeyi we wamara kubishira ejo akaba ari we biheraho kuko aho waburiye abaturage ngo bamenye uburyo bitwaramo nyine ku by'imigani no ku busanzwe n'ubundi nguhishira umurozi ngo akakumaraho urubyaro ariko nta yandi mahitamo nari mfite
urabona bavuga yuko ngo iyi modoka ngo irimo igenda ngo ikabona ngo abantu benshi ngo yari igiye kubagonga ngo ishobora guhitana umuntu umwe uri ahantu ha wenyine. N'ikintu cyanatumye nceceka, uwo mugabo Rukundo yapfuye urupfu rubi. Uzi iki gishanga kibitse amabanga menshi. Hari abamuteye icyuma, ntuzi uko nta na telefone ufite ngo uramfata amajwi, reka mbikubwira. Hari abantu bamuteye icyuma, hari n'undi wahurudukaga nk'ariya aho yari yikubisa hasi. Harakuma bitaga umushito nyine kera bajyaga batungaho inyama, ariko ubu ngubu basigaye batunga ku duti, ariko icyo gihe kari akuma. Hari uwagafashe ashyira mu gutwi kwa Rukundo aho yari ari hasi arimo asamba, ashyira mu gutwi arashegesha. Si n'ibyo gusa, wari uzi ko bamukuyemo n'umutima ngo bakajya kuwuha. Mana y'isi n'ijuru, ibyo bintu bibaho se? Uretse gutangara cyane, Birashoboka se? bamukuyemo n'amaso ngo kugira ngo hari ahantu bajya gupima ngo kugira ngo imboni ze zitazagaragaza icyaha, maze banamukuyemo n'ururimi. Uzi Urukundo urupfu yapfuye, Mbega urupfu rw'agashinyaguro umunyarwanda yapfuye we. Si ibyo bintu biracyamo, abantu baracyagira ubugome nk'ubwo koko? Mbabarira umbwize ukuri. uvuga batarabona, iyo nza kuza kubivuga, mbese niba ari ubugoryi nakoze, iyo nza kuza kubivuga abo bantu bose bo muri uyu mudugudu bari kuhashirira. Kandi nta nubwo ari n'ibyo gusa, hari umuvunamuheto wazanye agasanduka agahisha iwanjye. Mu bintu bimpagaritse umutima ubu ureba, ndiho ntariho. Ubu nagiye kureba nsanga hari ibimenyetso byinshi umuntu yaraje abihisha iyo mu nzu, nanjye mburaho mbikwiza. Cyakora nabizanye muri iki gishanga. Mbese uwo muntu waramumenye? Uwo muntu ndamuzi. Niba urupfu rwa Rukundo rwarabakozeho, Reka nkubwize ukuri, fata aya mabanga uhishe azagukora, kandi si wowe wenyine, n'umuryango wawe uzabigenderamo. erega nta nubwo ari n'ibyo gusa, uzi ibibazo mfite, umva impungenge mfite. Ubu Cyaka abantu hariho n'abatamusobanukiwe, kuko Cyaka yari umwana, baramutse babimenye ahubwo burya nawe banamwica. Nanjye biteye amabanga ubu sinyisinzira, nanjye banyica. Kandi nta nubwo ari n'ibyo gusa, n'abaturage ubwabo nibamara kumenyekana bazahashirira. Nizere ko utazamvamo, niba n'uwo Rukundo utamuzi kandi ushaka kumukwereka ukamumenya. Ufite ifoto ye se? Sinibwira ko ibintu nabizanye hano kugira ngo batazaza kunsaka bakambona n'ibyo bimenyetso birahari. Yewe igishanga gifite amabanga koko, ndumva numiwe, mbuze icyo mvuga, mbuze n'icyo ndenzaho. Wacu umugani wo kumira ni amavunja, ubwo simbizi ntabwo mbizi. Icyo nzi cyo nta niyo nkizasigara. Igihe kirageze, amabanga yose agiye kujanze. Sura yundi arikanga, ukuri kuraje, Uraho disi mutateye? urakomeye? Amakuru y'iminsi myinshi, mwari muri aho? Turaho turakomeye cyane. Ndabona vuba guca ubwatsi. Mvuye guca ubwatsi. Ako mama, ubu ndumva uri umukobwa mwiza w'umuco. Ndacyari umukobwa mwiza w'umuco, imisangi. Okay, none se uko waje muri iki gishanga wenyine nta wundi mukobwa mwiza? Hari abandi nari ntegereje, ahubwo nari nzamutse ngo ndebe ko mbabona. Bivuga ko mufite n'uruhehero. Yego, so tubyigira se? Muri ba Nyampinga mama. Cyane. Nimukomezemo guca ubwatsi, guca imyeyo, kujya mu rubohero, n'umuco nyarwanda. Cyane. None iyo uri kumwe na bagenzi bawe, byose nyine urubyiruko. Byose turabyiga. Hari inkuru rero mfite. Izi? Inkuru z'amabanga y'igishanga. Uzi amakuru? Yego ko mana yanjye, Bushubu yaragarutse. None se kandi? Cyane. None ubu yabaje gukora iki noneho? Umva rero ngubwire wa mwana we.
umva ibintu bisigaye agahoma mu wapi byagenze bite ego ko mana ngo shugu yaragarutse hari amabanga ngo y'igishanga ayo mabanga y'igishanga hari abantu benshi ngo bayaziho ngo bayaze noneho ikindi kintu gitangaje cy'iki gishanga ubundi kera igishanga cyari gifite amabanga meza cyari kibitse amabanga y'abakobwa bajya guca ubwatsi cyari kibitse amabanga y'abakobwa bajya guca imyeyo cyari kibitse amabanga y'abakobwa bajya koga n'abasaza babo bagiye gushora inka none ngo hasigaye ngo kibitse ngo amabanga y'igishanga y'iki gihe n'agahoma mu mukobwa ese wowe nta makuru ufite buriya cyaka yaba yagarutse gukora iki noneho ikintu gitangaje buriya ni ukuvuga ngo cyaka rwageze muri uyu mudugudu kandi shaho uribuka rwa rukecuru rwo mu mudugudu wa Bumanzi n'umuzi ndaruzi uriya mukecuru rw'urukire cyane ubona rw'ubuhinzi uzi yuko ngo ruza amabanga y'igishanga uriya mukecuru ubona ko rwihishanye ibintu byinshi cyane shaho ndakurahiye umusinzi arasinda ukabona asindanye amabanga ubu umuntu wese indaya zikaba indaya ku mudugudu ukabona barimo batiba barayanubura amabanga aya mabanga y'igishanga n'agahomamunwa nkubwire mwana w'umukobwa kandi igikuba cyacitse noneho ariko iki gishanga uribuka cya gihe twigize guhura urabyibuka ndakwibuka cyagiye duhura n'ibibazo urabyibuka cyagiye turi kumwe ya kino gishanga nahise nyitaye n'ubwo nuko naritegereje abo bakobwa nyine ariko noneho wumva gusubirayo ndumva njye ahubwo reka mbise umva andi makuru noneho umva andi makuru ahashe niba wemera kugira ibanga kuko erega nuko nakubwiye ibyako gasanduka n'iby'urupfu rw'uwo muntu hapfuye n'abandi bantu benshi ariko icyateye giteza imidugararo ni uwo mugabo Rukundo wapfuye kera niba wemera kubika ibanga ko wibeshya ukarivuga nawe bizagukoraho reka njye kukwereka uwo Rukundo ntabwo ari kure no hano muri iki gishanga uhagarara aho ngaho harimo ibintu byinshi kubera harimo ibintu byinshi ndakwereka ifoto ya Rukundo gusa ubundi nzaba mbikwereka ego mana nyagasani niko uyu si umuntu simuzi sha niwe Rukundo nakubwiraga mana nyagasani ubugome buzashira mu bantu none se ntabwo nari nzi ko yapfuye baba we mbega umunyarwanda wapfuye urupfu we mana nyagasani we shaka negenda rusiga rutangara ko nditse amakuru menshi mukobwa ahubwo rero nawe ni ukubanza nkaza kukwegera neza nkumva amakuru kuko mbitse amakuru ubungubu y'ubushyuhirane mbitse amakuru y'usukirane hano ngo muri iki gishanga harimo amabanga ayo mabanga ngazwi n'uriya mukecuru w'igihinza ubona nyine ubona umeze ukuntu uriya mukecuru ngo abitse amabanga y'igishanga ngo afite n'agasanduku karimo amabanga mukobwa agafite buriya inkuru zirimo kuvugwa ahantu hose mu mudugudu aha muri uyu mudugudu umudugudu wa Mubanzi ubu byabaye ibindi noneho cyaka we yazanye impagarara hano yazanye impagarara abantu barabona uwitwa cyaka imitima igahagarara nanjye byatumye mpangayika kuko naraye nasinziriye reka mubwire ngiye nsigaye numva muri iki gishanga kuzamo ejo bundi amazi yarabuze ntekereje kuza kuvoma muri iki gishanga numva ubwoba buranyishe none cyaka aracyari n'ahangaha harya wa mukobwa ngo wahuye na shugu bwa mbere bamwitande nkibutse akirukanka ubwo se aracyamubona yego ko mana ngo yarahunze yagiye izo nkuru nazo ndazifite zimereze ngo yarahunze ngo inkuru zakomeje zivugwa noneho batangira kuvuga bati niyihe mpamvu ariwo uhura na shugu ko ugiye kuvoma kuki uhura na shugu buri gihe uko ugiye ugahura na shugu niyihe mpamvu umukobwa ngo arahunga yavuze ko ari iyi nta kintu arabisobanura mudugudu urumva mudugudu yarabimenye urumva kugira ngo umuturage ahunge biba ari ikibazo mudugudu nange aracyashakisha hose mu bibaya ko yamubura
uwo mukobwa muri karitsiye yarabuze neza yarabuze ngo uhura na shugu ubwo hari inama z'umutekano baravuga bati niyihe mpamvu uwo mukobwa ari guhura na shugu wenyine niyihe mpamvu noneho rero ejo bundi nari ndimo nigendera ngeze mu nzira mva nkaho ngiye mbahuye na cya gikecuru bita Fatuma cyari gifite ibintu kiri kuvuga nari kumwe nanjye yego ko na wa musinzi wa ukunda kunywa agasinda uriruka ugashara ukunda kunywa akagenda gwirana wabonye ko babikanye amabaga menshi maze ngenda ntumbuka ngira ngo numve ko hari akantu nanjye numva wenda mbe nafasha mudugudu araceceka muko baracecetse mbura akantu na kamwe bose barakubonye barambonye bati baceceka sijya kubibarisha aho kumva ibintu bakubwira ntabyo se ngewe narababonye mbere bavuga ni wagenda gake nanjye numbuka nkagenda numbuka gake numbuka mbese ngenda gake ukuntu ngiye naho n'inama nyine meze gutya bahise bamenya kare batamenya yuko nje kubarinda bahita baceceka akuri amukecuru ashobora kuba abitse ibintu byinshi abitsa amabanga menshi ahubwo uwo nuza cyaka nimba ari no gushakisha abantu byinshi ari gushaka nyine kuri rwa papa we ahubwo yegera uriya mukecuru ahubwo umva ikindi kintu cy'ubwenge wakora turi inshuti y'uriya mukobwa w'umuhererezi ntabwo muri inshuti n'imwiganye hariganye wazagenze gakeya ukamugura utubiswi no ku ishuri sibyo wamara kugura biswi kubura abana b'abakobwa begera ba mama babo ndabona aya mabanga y'igishanga kibitse amabanga menshi tuhave reka nkubwire tuhave dutahe kujya dutinda iruhande rw'iki gishanga reka tugende